kubasuhuza, ikaze ku channel yacu. Turabarakira gukurikira kuri uyu munsi ijambo ry'ubuzima, ijambo rya guhindura ubuzima. Tumenye se impuhwe z'Imana ni iki, impuhwe z'Imana zagufasha iki, ese ni gute Nyagasani atugirira, ni gute Imana itugirira. Uyu munsi rero kandi rwose kuri channel yacu, iyi video ni gushimisha, kugenda koze like, share, comment, kandi mukomeze kudukurikirana ukanda kukazogera kugira ngo nitura dushyiraho irindi jambo ujye ubasha guhita. Murakoze rero, mukomeze kugira umunsi mwiza. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati, mbese ubona ari nde uruta abandi mu ngoma y'ijuru? Ahamagara umwana muto amushyira hagati yabo, nuko aravuga ati, ndababwira ukuri, nimudahinduka ngo mumere nk'abana, ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Uwicisha bugufi wese nk'uyu mwana, uwo ni we usumba abandi mu ngoma y'ijuru. Uwakira neza umwana nk'uyu ari njye agirira, ni njye aba yakiriye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ivanjiri ntagatifu twayisanze muri Matayo, umutwe wa 18, kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 5. Icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati, mbese ubona ari nde uruta abandi mu ngoma y'ijuru? Ahamagara umwana muto amushyira hagati yabo, nuko aravuga ati, ndababwira ukuri, nimudahinduka ngo mumere nk'abana, ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Uwicisha bugufi wese nk'uyu mwana, uwo ni we usumba abandi mu ngoma y'ijuru. Uwakira neza umwana nk'uyu ari njye agirira, ni njye aba yakiriye. Ijambo ry'Imana hano riri kutubwira ko nitudahinduka ngo tuve mu byaha, tuve mu byo twigaraguragamo, ntabwo tuzajya mu ngoma y'ijuru. Baduhaye urugero rw'umwana mutoya. Umwana muto aba ari umuziranenge, nta cyaha aba yagatekereje gukora. Umwana mutoya aba ari mwiza imbere y'Imana, ntacyo wamunganya imbere y'Imana, kandi n'abantu ku isi nta kintu wanganya n'umwana. Umwana ari umuntu wamugirira nabi, ari umugiriye neza, wese abamusekera, abamwishimiye. Rero hano abigishwa bari kwibaza, ese ninde uzaba mukuru mu ngoma y'ijuru? Azaba ameze ate? Azaba ari nde? Bo ku giti cyabo bashobora kuba baratekerezaga ko ari umukuru muri bo, ariko Nyagasani Yesu yaje kubahishurira yuko umuntu uticisha bugufi, umuntu wishyira hejuru, uwo nguwo atazaba umukuru mu ijuru. Ahubwo uwicisha bugufi akemera kwakira buri kimwe cyose, akabasha kumva uburemere bw'icyaha, akabasha kumva buryo ki icyaha kibabaza kandi kibabaza n'Imana, akabasha guca bugufi akagenda akaka imbabazi Nyagasani Yesu, akajya mu ntebe ya penitensiya, ndavuga hano ku bwoko tw'abantu, akabasha kujya mu ntebe ya penitensiya. Uwo ni we uzabasha kujya mu bwami bw'Imana. Naho wa wundi wumva ko akomeye, wumva ko buri kintu cyose ari hejuru yacyo, yumva ko mu isi ari we urenze ibindi bintu byose bihari, uwo nguwo mu ngoma y'ijuru nta n'umwanya hafite. Ahubwo uwuciye bugufi, uwumva ko ari umukene ku mutima, uwumva ufite inyota Nyagasani, akagira n'ubushake bwo gushakisha Imana n'umutima we wose, uwo ni we uzagira umwanya mu ngoma y'ijuru. Rero ako kanya twe turi aha, natwe twakagiye muri uwo mujyo wo kuvuga ko tugomba kwicisha bugufi, tukamera nk'abana batoya cyane, kugira ngo tuzabashe gutaha iyo ngoma y'ijuru. Rero mureke tureke ibyaha, kandi nitunakosa, dore ko nta
ushobora kuba yamara umunsi wose adakosheje. Tujye tugira akanya twiherere dusaba Imana imbabazi, duce bugufi, twumve ko turi abanyantege nke, twumve ko turi abanyabyaha, hanyuma twake imbabazi kugira ngo tuzabashe natwe gutaha ingoma y'ijuru. ntugende udakoze like, comment kandi urebe iyi video uyirangize, byaba byiza kandi wadufashije. Ntiwibagirwe rero gukora subscribe kandi ukande ku nzogera kugira ngo ujye urushaho kubona notification uko twaprodinze buri munsi. Ciao ciao. Nari nibagiwe, ntiwibagirwe gukora subscribe, share, comment ndetse na like. Yes guys, ntiwibagirwe gukora subscribe, share and watch.